se ko wumiwe aranica umugore we mbona uri kuramukira mu rugo utari kujya mu kazi muri konje ntabwo nakubwiye ugeze umbwira da nanze ko nakubwiye akazi kabaye gahagaze ubu tugejeje ko bongera kuduhamagara ko hari ibikoresho biva hanze bitari byasa ntabwo tuzi ko bizaza ryari nuko mwiza mugabo uricara wumirwe none se ariko mu nzu ibintu byashizemo bidutunga tuzajya turya iki nta kintu kirimo se habe mbuze n'amazi yo kuguha byadushiranye rwose byose byashize umunsi wigeze ubona ncana imbabura ndabizi sinjya mu gikoni wa mugore akoreka mubwire ngize igitekerezo urabizi hari abantu benshi wagenda kuguza amafaranga uri mu kazi igitekerezo ngize rero wahamagaye Nkuba tukamuguza amafaranga arayafite ya nzu yiwe imwe yo ku muhanda ntiyayigurishije se nibyo se nibyo njya amakuru ndayafite twome nka miliyoni 100 buriya ijana ko yagira make miliyoni 120 none ziryamye zifite arazifite miliyoni 120 muguze tamuguza make umuguze hagati ya miliyoni 10 nidushaka tuzamwambure ariko mudakorana inyandiko ariko arayaba ni inshuti yanjye muguza ahubwo tutarabyibagirwa kamuhamagara ibyo kurya byose byashize kamuhamagara nemereye n'uyu Nkuba ni inshuti yanjye muhamagare Nkuba arayadu yamwe tuzamwambure twihahire dore byashize Nkuba arayadu inaciye abakirase bakunda kwita abasara yitabasha halo muraho neza Nkuba amakuru ra narabuze nsigaye nibera muri business ubari imari natumije hanze ihagaze miliyoni 400 ariko ewana ubu kubidodoana bikunsa miliyoni 10 ariko nari ntarazabona neza kugira ngo mitedowana ko nagira ngo rwose ubuzintije mu byumweru 3 gusa ndabanze gushubije ni miliyoni 10 zonyine mu byumweru 3 ndabanze gushubije kuko imari zaza nongera mitanyiranguza nge ndaranguza ntago ndetaye mitanya guhora beze ko inshuti yanjye twarabanye nta kibazo nta kibazo rwose se wumva se wajya inshuti yagira nkawe ahubwo se ntabwo ndaje nkureba ahubwo mbwira uko bimeze ahubwo mbwira mukanya nkurebe nka nimugoroba amafaranga yari kuri konte mukanya amasaha ari imbere nimba mu kazi yego ndanyura iho cyo kumva karita nyakashera kuri konte yawe urahita uyabona nta kibazo rwose ntiwumva se ahubwo se wayampaye mu ntoki kugira ngo binyihute mpite ngenda kuyadepoza wayakuyeho ukayampa yego rwose ibintu byo guhana amafaranga mu ntoki nawe kuko uba usobanutse ntabwo uzi ko byaciwe bitakigezweho ntacyo nta kundi uyashyire kuri konti nta kibazo urahita uyabona rwose sawa sawa reka nkugire arayaduhaye ariko reka nkugire inama sinumvise akubwira ngo arayaguha kuri konti bazadufata tutamwishyuye none ko yagenda bareba bakabona yagushyira kuri konti yawe ahubwo reka nkugire inama wamubwiye tukamukina akayaduha muri amverope mu ntoki none se hari abagabo reka muhamagare kuri konti umubwira yamwe kuko nakeneye cyane umubwire muri amverope ayatuzanire y'ibyo gira twite twiha yego Nkuba rwose umfashije wayakoraho ukayanzanira
kuba ko ndi kwihuta kujya kuri banki nanjye ntibinyoroheye urabizi imari iri hariya bisaba ko idodo nakiri kare rwose yambaye nkahita nkomeza ngenda ndeklarara byamfasha wumva sindaje mu Rwanda kureba rwose sawa rwose nibyo kwacu umugore yagira nkawe buriya ntabwo bazadufata turamwihakana 10 zose umva nibyo turahita twimuka iyo tutakwimuka se ubundi oya turahita twimuka tugenda hano turi bukore bizinesi urabona hano kuhaza izi nzu ntabwo wahacururiza nibyo ndaje ahubwo ndaje reka nitegura ahubwo njye kuno kumureba reka abakire z'abantu reka nanjye nigendere Halo. Wiriwe di. Narindi rero kubareba kuri za gahunda twavuganye z'aya mafaranga. Aha mwayarutiriye mwumva se? Reka mbare bino ndo. Okay, reka duwe ku gipangu ntacyo reka nzi naje rwose. Sawa rwose. Komera. Komera cyane. Hano mwatunganyije rwose. Aya ni Uretse mbiguhe neza. neza nta kibazo. Aruzuye humura n'ugiye. Inshuti yanjye ntabwo wambeshye. Azugiye kakira. Ntabwo wambeshye inshuti yanjye. Ubona? Ni ibyumweru bitatu. Ndaje gushubisha. Yego. Ntakare. Umva nta kibazo rwose. Ndaje gushubisha. Kandi burya abagabo nuko bigenda aho basezeraniye. Aho bahurira. Kabisa. Nta kibazo. Ntaribi. Urakoze rwose. Genda ukemure. Kagenda nkemura ikibazo imari yangize. Ibi bitatu. Ntabwo bizarenga. Oya nta kibazo. Rwose urakoze cyane. Nta kibazo. Nukuri. Makuru. Meze neza. Kwa Rutimbo ntabwo wamenyera ahantu bimukira. Aguhaza. Sawa urakoze. Hayi. Ego. naburiya karamwambuye Kugira umujyanama mu rupangu kashi tugura inzu turagura mbega ahantu mbese no gusohokana ni hose kuba twamukujeho reka nkubwire yarakoze kuduha kashi turigurira inzu byararanze ko asigaye mpamagara sinzira ntabwo nkimwitaba yampamagara simwitaba yarambuze ni aho azamya twimutse ntabwo yahawe ariko niyo mwahura hari inyandiko mufanya se uzamukuzaho burundu nkajya mu nzu reka nigende reka nze kambaza njya gufata ibintu banyoherereje hano ruguru ndaje ahubwo ndaje Makuru. None se karitsiye zose kwa giye uzimukamo ninjye wahungaga cyangwa ngo nje kisa cyo dufitanye dufitanye se kugira nahunga jewe ideni ryanjye se bite iri deni miliyoni 10 nakugurije ejo bundi wanguriza amafaranga Yesu we ngo Rutimbo ariko uri gukina aka nakaga Ruti nta mafaranga naguhaye duhuye ukamamagara ukambwira ngo ifite ibibazo ngo ibiki n'ibiki nkakuguriza amafaranga dukize kuntu kimeze
uyu mugore navuze ko nta muntu azabibwira n'umwe none yarabivuze numva avuga ibiki Rutima kwa muganga basanze indwara yo kwibagirwa mfite ikibazo cyo kwibagirwa arangije arabivuga arabikubwira none uhimbye imitwe kuko uzi ko Rutimbo ndi inyangamugayo uhita uvuga ngo wanguruje amafaranga kugira ngo nkunde nyagwe kuko ngo indwara yo kwibagirwa naribagiwe ngo indwara yo kwibagirwa ubwo urabikubwira uhimba gutyo ko nari nzi ko uri umuntu mwiza ariko urambabaje yewowe nawe nukomeze Ruti ibintu nkoreye do reka nkubwire ndagukarabye nari nzi ko inyangamugayo nkaguhamagara ukankupa naguhamagara ntumfate naza kukureba muri karitsiye aho wari utuye nkasanga warimutse Rutimbo we miliyoni 10 zanjye nari nzi ko inyangamugayo nukomeze uri guhimba amanyanga wizeye nzi kuri inyangamugayo uri inshuti yanjye Ruti atembaganywe n'iminsi umva Rutimbo iminsi zakwereka umva waje sanga jana ubeho n'umugore wawe genda